sinagombaga kuza hano ndakubuka jihad ukoreshe usubize wowe uretse turavugana hano oya Godfa natsi minota 2 mfasha nyikoresha kundi na wavuge wagitinganya tingana n'amabere wowe nturambona wowe ntagurambona we yitandisi wowe uzambona semuhu baho mu buzima bwawe nanjye nakubwiye ko ngomba gusangira na nyoko nanjye ntacyo ufitanye nawe nakubwiye ko ngomba gusangira na nyoko ngaho nta ruhare nabigizemo kugira ngo ube warisanze i Kigali ahuri nawe ntagusetse wowe kasuku wowe uzamba semunga azakugemurira mwagiye mwera guhindanya izina ry'umuntu Semuhungu wageze i Kigali uhamagara Jihad ngo mubonane mwiyunga arabyanga cyadura no mu nama z'abatinganyi z'abasangiranye ndaye wabyumvise sasa Semuhungu ibi bintu biri kubaho ku nshuti yawe akadasohoka biri kuvugwa inshuti y'agasohoka ninde Godfa Jihad na yari inshuti yanjye ndakwiyamye uramwihakanye mu izina rya Yesu ntiyagiye kugutegeza ku kibuga cy'indege yambaye umupira t-shirt ya Semuhungu ntabwo ari muri timu yawe ibyo byari kera byararangiye ngiki yewe igihe abantu basebanye n'abatukana kuri social media ndakwiyamye nyuma y'ibintu byumvishe umeze ute nta kintu umvisha ahubwo mumbwire kugira ngo Franco yambi reka kwiraza Nyanza muri cyo gusuhuzanya turi muri nabyo nzi nukuri mu nyiremo muri makeya Gasuku ijambo n'iryanyuramo Semuhungu kugira Godfa yo shangazi umukuyemo arimo arisuriza abafana ari bashangazi babiri kanyema manutse kubera mwese ndabakunda tubitse kabisa ko ndabakunda cyane kandi Imana ibarinde Imana ntabwo nihanga ibintu bimeze nabi cyane ku buryo Imana itaza kubyivangamo uwo ni shangazi Jenise oya Imana nibiduhaye akanya gato ibi turetse twirwana nk'abana b'abantu ayo ntije yivanga mu bintu by'abantu ko yaturemye yaduherezamo break gato tukikoca Imana nibiduhaye akanya gato tuzayireba muri make hano Imana tuzayituma tuyikeneye twagiye ijambo ni iryawe Semuhungu yasobanuriye ko byagenze ntabwo nziho ukuntu ibintu byagenze bya Semuhungu na Jihad w'umutinganyi Semuhungu urumva yashatse reconciliation hagati ye n'umutinganyi bita Jihad ubwo yavuga muri gereza akagera i Nyarugenge yaraje aravuga ati mwese mwamvuzeho reka mbabarire ariko dukomeze tubane nk'abavandimwe gusa narabamenye mwese wantwitse ndamuzi utarantwitse ndamuzi sibyo niko Semuhungu yabigenje yo madam barangije barirukanka komeza je ageze ku mutinganyi bita Jihad Jihad yanga kwihuza na Semuhungu bro mwagiye mwera guhindanya izina ry'umuntu Semuhungu wageze i Kigali uhamagara Jihad ngo mubonane mwiyunga arabyanga cyadura no mu nama z'abatinganyi z'abasangiranye ndaye wabyumvise sasa aba abasangiranye ntibifungutse uramo ngenga Mana nukuri ko Imana bambeshya mbure sembura ikimbura umugisha muri kino gihugu cyangwa umubyeyi mwe niwe nsigaraye ngewe na mwaprochinze kenshi reba ukuntu abantu barimo bandika ngo yo reba ukuntu abantu bari bite umubyeyi niwe twiyungaye n'umuntu nigeze gucaho ndamubwira Mana uyu muntu nshaka ko twiyunga cyamumaze twupfiki Mana rirukanka asohoka muri sare irimo nk'abantu nk'amagara niba nkumvishe neza mwahuriye mu nama y'abatinganyi neje bundi rega muri nuza idaho beat yabaye kuri 17 kwa gatanu yarari yose anyway nabirenze man umuntu abana n'abashaka none ejo mu gitondo nimvuga ngo uwo muhungu n'umutinganyi azazambaza ngo niba yatinganye na data n'umusaya nawe uvuga batinganye nawe wanyarutwe y'amabiri cyanze kubiturushya ibyo bitabo ese gaso wamenye ko Semuhungu yahuye na Mucobe ejo bundi noneho bahuriye mu kabari n'abantu mwe uretse wumve ejo bundi bahuriye mu kabari urumva ariko noneho ngo Semuhungu aramubwira ati nubwo namushumitse ndashaka kumurya live oya wibeshye ibyo tugende gake
haza woranye mu byo ushaka ko mvuga se cyangwa ndavuga ibyo nzi nawe uze kuvuga uko biri noneho Semuhungu afata umukomisiyoneri agomba kumumuzanira uzi wari we wamusambanye Joshua Gasu ivuga Prophet Joshua nabi nakazi kayo zabenkesha nyonshi inde azihekesha nje korajya kumurogesha kwa mama Fina nusha kuroga se no sense uzi uko byagenze Gasu bafata mucoma bamwambika agapfuka munwa baramugiza ahantu Semuhungu yari yakoreye urumva ugenda suhuza abantu urukumva ageze kuri mucoma aramusuhuza ariko Semuhungu ntihagera gute uzi ikintu yakoze ngo yafashe akaganza none ngo amuhaye ikiganza ngo Semuhungu ntuza ngo mucoma amushima mu kiganza niwe ariko cyabana batwara amakuru katari yes niko bamaye amafoto ndayafite kwagasinye bashyira uko mu kiganza ati iyi ngora mushima ngo Semuhungu urabyumva nyine nawe umukobwa ahita avuza Gasu wallahi biri kubya mwezi kandi mucoma yari yamenye Semuhungu we yaramuzi yaramubonaga ariko kuko baramwabitse kukamunwa Semuhungu wowe wari wamumenye cyangwa nawe ntabwo yari yakumenye je nawe namumenye ariko yambu si bibi nkuru amakuru bayagize ari guhimba ntabwo ndi guhimba noneho urumva ahantu muri ari gusikana niya Semuhungu ubu turi kuvugana Semuhungu afitanye date na ntuza na mucoma singuye ari hano yes or no Eric nade dufitanye wadaya badakwiyemo ariko mwarabonanye uziko barabonanye by the way twarabonanye mu kubana uriya mutipe irwa ajya mu ma YouTube kwisobanura yarangiza mwarabonanye ntimwarwana urabize ko ngewe ko nta kibazo ngira n'abatinganyi subize abasanyanye ndo wanyarutwe kandi mapinga ndakutimuru ariko se wabyo ryo basanyanye rubikuye ko muri abatinganyi n'abasangira ngendo urakasangira mu rugendo musangira rujya habi ngo mucoma wa Eric yes we nuba mubone mucoma wa Eric se nibwo mubonye n'abasangira kabuno nyuma tugaruke gato Semuhungu nk'umuntu mwabanye igihe kirekire utekereza ko ari yihe mpamvu niriya kosa wakoreye umuntu bita jihad ku buryo ujya nawe musaba imbabazi akazikwima byaba ari umutima mubi cyangwa byaba ari uko ari ibintu wakoreye byamushenguye umutima ku buryo musaba imbabazi akazikwima thank you ivyagenda hemukira abantu batandukanye nivyo bifite umutima umurya urugero none se sibo bangambaniye se ngo bagira ngo batware amazu yanjye ngo bari bazi ko uzahita mbe imbobo izina rya Yesu uvuze ngo bayitangarwa ndi imbobo bakirirwa bamvanga Erikare magira Erikare ibyo ni ijambo riremereye ushingiye ku kivuga ko baribo bakugambaniye ko bagize benshi we nirambwa akazi kabisa ngo ni Cadette nawe wo muri Sweden kira transgender cyo gacikamo amaguru n'amaboko nako ruzamwicara mutegereje ntago ari bose bagiye haraba barikangambanya hamwe n'irambwa akazi ngo ubundi mva bayire nakave no kuri live matuma no kanangana tukana bari bazi ngo ubuzima bwayo buzaga kandi bose bakere mu nsibirengeza ni imbobo zo mu mujyi wa Kigali umukungu buhoro babarenza bageze no mu gashe nabavu bazagwe ku gasi usanga ni Kigali naho ufite green card y'imyaka 10 yaradisabira gutaha uko nabonaga imitungo yanjye bazayiteza cyamunare nanga ari barabakecuru bangambaniye man abo musoko anyway kana nitse cya by the way oya no hano Eric ntabwo guceceka oya man cecekana nangura umucamanza tonzanyanos man yenda babaye pro aza nibyo ngibyo nimwe mwabiza Eric umuntu avuze aramuhuka uramucecekesha iki n'abandi bari ugwara gucecekesha urumva wowe Semuhungu ari umwana muto ukubwira ngo ceceka no se bata muri codinga mwana muri codinga ni kitari hanze muri codinga se yego ye ibi bintu byo kuba ariko se kuki abantu bakora ibintu bibi mwarangiza umuntu yashaka kubaho bata muri codinga ari gukora ibyaha se wari kuvuga gahinda kari ku mutima we bamuteye nyire nibyo nakubwiraga Wilson
Yo. wumvise mushuti wawe agahinda atera umuntu bro man Jihad depression atera abanyarwanda rimwe azabigera abikurikirana uyu si uwa kabiri nta muntu uramba imyaka 100 uyu si uwa kabiri nyuma ya Yago kibaze gusaba umuntu imbabazi kandi ari we wanagukoshereje bro ababagari Jihad azahana agira ikabivuga Godfa uyu si uwa kabiri nyuma ya Yago wanzwe ni uko Eric uravuga ko kuva muri Amerika by'igitaraganya Jihad yabigizemo uruhare kandi naramiraga inzira nyinga nkasaba gutaha ko bashaka kuzayiteza cyane narama barangambaniye Imana kugira abantu suwing birapfa nshaka umunyamategeko nkora diru irarangira ngira ngo byararangiye kombe diru nagize ya affecting a green card yanjye bro hamwe ubujadi no cadet man cyakoza mu buzima Imana niyibizi yana ese green card yawe izongerewe valid ya valid aba valid Imana best hano mu Rwanda mfite amazu mfite ubutunzi mfite umva bose bacari anda y'ibirenge byanjye hari Shadibo aracyabunga mu mujyi wa Kigali nka Rohombi nanza afite nani modoka afite hari noza hari wo Sweden naho bamuga apartment ka chambrette man bazahora babunga nka Rohombi hari no washaka kunsubinga muri Amerika nawe nuko babayeho nk'imbobo tezo muri Amerika ngewe mfite man nawe kanshakira umva it's okay umva bye guys ariko se ntugatwarwe n'agahinda ntugatwarwe n'amarangamutima ngewe ntabwo macako ntabwo turi abanzi bawe ibintu nk'ibi ngiyo byabayeho ntabwo uzabitwara n'agahinda ngo wivumbure reba ahantu hazi ukuntu hano hasi bari it's okay man it's okay nese hano turi mu rukiko se ngo turimo kuganira nk'abanyarwanda ariko siko bamarira tugenda nawe se Mungu yarakaye Godfa tumugendeshe gake gake none Eric mbere yuko ugenda akazi ndashaka man izo nkuru ziri sensitive ndabizi ko ziri sensitive nanjye kandi bizi ko ntoroshye ndakubaza nyuma y'ibyo byose n'agahinda yagutekanga na gutyo ni urukundo wari umuguriye ugeze i Kigali kugira ngo mwongere muhure kuki wumva umuntu wagukoreye ibyo bintu bimeze gutyo wumvaga yakongera kukuza mu maso akongera akakwegera ngo mwongere mube inshuti Jihad yagize ubwoba utekereza ko wowe iyo utekereje man itonde nge mu rugo barambweti ikibazo cyanjye sindakirangiza wamusabye imbabazi just mukabana nyine biraho you know what nanje kandenzeho tumaze guhura twabihuriza Green Lounge twaye stade amahoro nangiye hostinga umupira wa Gasogi United na Rayon Sport twahuye mu manama y'aba LGBT mu manuza mu mahoteli atandukanye mu nama za LGBT inshuro nyinshi ninjye bamwagerageje kumwapocha cyangwa kumusura anyway na mama wanje ejo bundi aherukina arabangara mukumbuye ngo ni muhamagare kwa ko nimero akoresha yazeruka 88 yabimuhaye ndamuhamagara so then ariko njyewe inshuro nyinshi napumwa mwaprochize kuko nta kimutima wanjye nshinje kuko man you step pure clean heart nakitageraho bro okay umuhamagaye namuprochinze arirukanka man akahita ahunga dore ibyo tubiveho man neje bundi recently ku itariki 17 z'ukwa gatanu hari inama ya LGBT muri hotel itwa Nobeza Hotel iyo nama yarimo almost 300 people ndamubona naje ndamusuza ati anyway bite man bwira umuntu w'umushiti wacu duhuriye guhera cyane ati man wambareje Jihad ikintu tukiyunga bro yahise yirukanka barongera bamuhamagara ati vayo twiyunge arirukanka Godfather yo ngewe ubuhamya natanga kuri icyo kintu nahuye n'umuntu bita Eric Semungu muri stade ndetse n'uwo mutinganyi bita ngo ni Jihad Semungu anatera blague ujye ubyibuka Semungu yanagiye gustinga nyine umupira wa United Gasogi United na Rayon Sport Semungu anatera blague aravuga ngo Jihad wabonye gasuku cya Jihad kiramwihorera bro so ubyibuka Semungu ubyibuka ibuka nyine ya urumva niyo mpamvu wati uriya mutinganya wafite umutima mubi bro ariko Godfather ikibazo wari umubajije
buriya umuntu uzi ko mufitanye ibintu bigeze aho ngaho ukaba uzi ko mugiye akana ko kagiye kujya kuvanga ibintu kagiye kujya kavanga ibintu ugiye kubaza ibiki wakagurira ziba wanjegeraho kagiye kujya kavanga ibintu bwabase nivanga iki se waretse nkivugiye urumva ngo base urumva umuntu nk'uyo muba mufise ibintu nk'ibyo mupfa iyo uzi ko mugiye guhurira ahantu hamwe Semuhungu ndamwumva yashatse amahoro kuko urumva still akajya bitagaragaza uburyo Semuhungu ari ugomba gukora ingufu nyinshi ngaho mvugira ibyo ngira mvuge wakintaziwe vuga ibyo vuga womvora numva ibyo naringiye kuvuga bivuga wowe urimo urashaka kugaragaza ko Semuhungu agomba gushyiramo ifoti mu kwingingo mutinganyi tuzabana n'abashaka bro ndavuze Semuhungu ko yakoze ikintu cyiza we yashaka amahoro kuko niba umuntu muzakomeza muguma muhurira mu bintu buri munsi kandi uzi umubona umutima wawe ukababara vomye kumubwira ati birangire wenda mureke kuba inshuti ariko kumubona ureke kuguma wumva ubabara ariko muribuka afata audio yiwe abantu Eric agarukanye n'agavarisi kamwe ngo Eric wazaga agaragiwe ngo n'aba bouncer 8 na za vewiti eshatu zakoze convoy ariko ra muri Serena Hotel none agarukanye n'agavarisi kamwe namye ko varisi ijemo amafaranga bije amafaranga man cyabuze man ihorihoze kweri ubu ndi kwibaza yaba nari cyo cyatanu mfite ukuntu bari kwa bambuye abagore ariko sha urana rumiwe ngashego n'akavarisi kamwe wazira umukene ukajya kurara muri Serena Hotel y'amadolari 450 ku ijoro rimwe shabuze kusetsa reka ntabwo ari mugenzi wanyu erega twakose ku bw'ababirigi ubundi reka nkubwire uzi ubwenge uzi icyahuye muri Amerika ku myaka 9 wari ubayeyo ntabwo ugaruka umeze nk'imbobo bangaye hano i Kigali bava muri Amerika mu gusubira tukabategera bangaye baba muri Canada basubira tubategeye ni benshi gorego Jihad nawe aba umutopu cyangwa aba mubaro ibyo nibyiwe ntaho nshaka ma aze gasu nk'ibyo ntabwo nshaka kujya muri deep man nanababara nanarira babariro ndeke none se eri ibyo ngibyo kasuka biza ibya top na bottom ese ngo nayoroshye waba Mongolia baranyera bakuvumbura Mongolia sikabiyoberwa Jihad arahari twende kazi kasuko ni bottom kasuko na bottom rero ingozo simora mutinganyo wanyu yaje Godfather oui Boswal mumpe iminota nk'ibiri yonyine mumfashe mu myutingi kabisa upo nyonyo karibu sinagombaga kuza hano kuko mfite ukuntu ntwara ibintu byanjye nuko nkora ibintu byanjye TikTok sinkunda no kuyakoresha Eric simfunga muri Amerika ibyo kwicara ukavuga ngo wavuye muri Amerika uri hano urarizwa se n'iki ufite agahinda k'iki ndakubuka Jihad ukoreshe wowe nta kintu ugomba kuvugana ntabwo ndi kukurira Jihad ntabwo nkuriye oya ntabwo ugomba kuvugana nawe ntabwo nkuririye bro icyo ndashaka kukubaza umva ngusubize wowe none urizwa n'iki wavuga ngo ubivuge gutyo urarizwa n'iki ndi mwana ubimenye ariko nabakuririye bro ariko nabakuririye naragufunze Jihad ntiyakuvugishije nkuvugisha se nkandi ndoburije kuvugana nawe ntayo none kuri mu buzima bwawe wabaye mu buzima bwawe nanjye nkaba mu bwanjye urarwana n'iki uri Kigali icara Kigali zikoti ntasoni ikote guteze kakurujije ubuzima mubwira ahubwo niba buri bari kurizwa n'iki ngo Jihad ngo arabure ko we ubwo dufa mukomeye ngo erusyo mukomeye ngasiri ninde waririye Jihad ko ninde wamuri
ngo yanze go kuvugana nawe ubu nkushubije hano kugira ngo ntazagira ukuntu mbitindaho ndavugana nawe se turavugana uretse turavugana hano oya Godfa natsi iminota 2 mfasha nyikoresha reka bakuvugiremo reka undi nawe agenda avuga reka undi nawe avuge wagitinganya umva gatingana n'amabere wowe gusubiza wowe nturambona we yitandisi wowe uzambona semuhu baho mu buzima bwawe nanjye nakubwiye ko ngomba gusangira na nyoko kawe nanjye ntacyo ufitanye nawe nakubwiye ko ngomba gusangira na nyoko kawe ngaho nta ruhare nabigizemo kugira ngo ube warisanze i Kigali aho uri nawe ntagusetse ngo ntabwo wafungira imisumi inkweto zanjye ujya witara icara rero uberwe nayo urambaza iki sawa rero sawa urambaza iki ntuzongere mari ntuteze pe aho uri kwitaka ntacyo urarwana n'iki bwawe icara ahubwo icara Kigali kote Semuhungu Kigali kanyose nza nkaba maze umwaka nibwo igiye kunyota none se urumva usetse oya ndi kuri komera mwagiye muri kisharisha nakubwiye ko nta ruhare nabigizemo kugira ngo wisange i Nyarugenge mwagiye muri kishari mukana n'abandi mu mahoro ko nta ruhare n'abantu bose bari hano barabizi none se ko jihadi yo gutinganya bihunga nimujyana mu nama se mu kwazi jamane ku giti cye man ibyo nawe bisubize urakoze cyane nge gusubiza ku bintu bikari kuvuga mfite ikibazo cyangwa Kigali n'ibiki byose ari kurwana n'iki wagumye mu ukora ikibazo wamekinze ngewe hari icyo ndi kurwana cyo karo wantuye kuzuna live ngewe hari icyo ndi kurwana cyo kari uko bavuze kuri jari ngo wagasohoka ngo mwabanaga n'ibiki ngo nanze kuguha imbabazi ngo ndakureba nkiruka utiruka wa mugore we nange jone twahuye muri nuza mu inama ya Nobreza Hotel ngabaza Madoxi uyu muhungu dupfiki kuri 17 guswa gatatu nango wiruka oya nango wiruka ubona umutima gucira umutima ntawo kurana nawe icyaha ni kibi gushakana nawe icyaha kibi ari guidafata amanuza amagift akohereza kurije continent ngo wisanga i Kigali ninjye akurije continent ngo wisanga i Kigali wibwira yuko usetse ni wowe usetse guma mu buzima bwawe nanjye ngume mu bwanjye ahubwo reka nkubwire ntuzongere kugira umuntu ntuma kuko reka nkubwire oya bagutumyeho undi azongera kukwisabye uzaba uri hanze se ntuzongere ayo ja kuruguri ho rutoroheje ngwini Nyarugenge rutoroshye wakwiturishe uruguriho ko rutoroshye Godfather narinje gusubiza Eric kubera bari banyohereje ntuzenye ibyo bari kodinze hano sindi gusubizanya nawe wowe kasuku wowe uzambona Semunga azakugemurira Yes Semunga azakugemurira nta kibazo kandi agira urukundo azino guteka nta kibazo agira urukundo Semunga agira urukundo bihagije icyo baza birahagije ibyo birahagije byihorere jiha reka tubishireho umucyo ibi bireka kantu tugashireho umucyo ibyuko aka kantu ntuza akoze statement nani Semuhungu yuko we na Kadete wo muri ntuza wo muri Sweden arimwe mwamugambaniye icyo ngicyo ni kimwe kavuga ati n'umutima wanjye uraremereye icyo ngicyo tugishira iruhande ngo mwaramugambaniye umugambanira hehe umugambanira yarahari se ntabwo se mungu yabaruye umugambanira he
ngo mwamugiriye ishyamba kugira ngo ibyamubayeho muri Amerika bimubeho. Ibyo niyo tubyirengagizaho gato. Jiha, nihe mpamvu se muhungu mwabayeho inshuti? Mwigeze kuba inshuti, mwigeze kuba abavandimwe mu bihe bya kera. Byagenze kugira ngo umuntu mwabayeho inshuti mukaba abavandimwe, uyu munsi ashobora kugera i Kigali, nawe uri kubyumvira ngo tumahe intumwa, akifuza ko nk'abantu bigeze kubaha inshuti, nk'abantu barabavandimwe, ku kibuga cy'indege nkubona mu bihe bya kera baravuga ati ngiye kwakira umuvandimwe wanjye, tuba muri association imwe. Nani Jiha, ni iki Eric Semuhungu yagukoreye udashobora gishobora gutuma muticara ngo muganire amasaha? Ngaho nyumvira bikanga. Ngaho nyumvira, hari icyo yankoreye, hari icyo namukoreye. None ni ukubera iki agusaba ngo mwicare ukanga ko mwicara ko byaba